Imana ishimwe. Reka twongere dusenge kugira ngo dusubire twambaza Imana ibane natwe. Mbere yuko dushima ku mirimo itangaje Imana yakomeje gukora uyu munsi wa none. Data wakoze kubana natwe, wawe kaze ibyo tugiye gukora byose, ntabari twe cyoro kibi cyawe, izina ryawe ryubahishwe mu mitima yabo bicaye aha. Ndazi neza kugiye kuvugana nabo kubw'impamvu zawe, ndabizi ko ari cyo ushaka kuri buri wese uteranye. Dushimye kubwira itorero, dushimye kubw'imitima yicaye imbere yawe itegereje kukumva. Hari abanyotewe, hari abagushaka, hari abaje bavuga ngo ntibasubire yuko baje, hari bashaka kukumva. Data reka bakubone. Ndabizi kuvugana n'imitima y'abantu mu buryo butangaje. Tugihaguruka tugitangira gusoma ibyanditswe, komeza uganire n'abantu. Natwe duciye bugufi kugira ngo dukoreshwe nawe, kubera kuko ndabizi neza kuko ntabwo dusabira ijambo imbaraga, ahubwo rihorana imbaraga zaryo. Ngabana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Mbere yuko dusoma, ndashima Imana ko ngira umugisha wo kuba muri iri torero. Ntekereza ko aribwo bwa mbere nahageze ari mu kiriyo, nibwo bwa mbere mpageze ku cyumweru. Ndashima Imana. Ndashima Imana kubw'abayobozi b'itorero twari tuziranye gutya dutambuka. Umushumba Douglas aho twahuraga mbere ko twamwiyambazaga kenshi aho nari nsanzwe mba, nawe nyibuka cyane. Ndashima kubwa Pastor Salomo wabaye inzira yo kugira ngo mbashe kugera aha. Ntabwo nari nabitekereje kuko naje mfite abandi bashyitsi turi kumwe ngiye mu bindi. Ku cyumweru mba kuri Foursquare mu gitondo, numva ko nyina ari uko aza kunyibutsa ko twari twaravuganye kera igihe yari Nairobi. Nanjye numva ko iryo deni ngomba kuryishura. Imana ishimwe kubwe. Yatubereye umugisha. Abantu babana n'umuntu, sinzi ko namwumvise Nairobi namwe nimba ariko mumwumva, biragoye kuvugaho. Numvise avuga afite ubutunzi butangaje. Uriya Pastor Douglas avuze ngo biragoye kuvugaho. Uriya mukozi w'Imana bari kumwe avuze, natwe Nairobi twubaha Pastor Salomo bitangaje. Yatubereye umugisha ku itorero, yabanye natwe, yaradusuye mu muryango. Yageze n'amashuri aho niga, kaminuza nigamo namujyanyeyo kuko nasanze ari umuntu ukunda kwiga. Mujyana aho nakore maîtrise, ati naho reba uzaza ukorera aha ngaha naho ni heza, none muzamurekure aje kwiga. Ubwo nsabye umushumba mukuru Imana ho mugisha. Ikibazo gusa yarambaje ngo se nta buruse iboneka to yaturiyishurira. None icyo naricyo muzagitekerezeho. Ndashima bwa pastor twajyanye muri Kongo. Urugenzi rwari ruhije, ibo banagenza urugenzi rw'imodoka, tugira amahirwe duca ku ndege. Umukutano w'Eruka 2015 na Apotre Gitwaza twagize umugisha utangaje muri iyo team twabanyemo nawe. Rero ndashima Imana ko twongeye kubonana. Ndashima kubw'inshuti, abavandimwe, ababyeyi mu mubiri nabashe kubona tugiye gusangira ibi. Rero reka dubumbure ibyanditswe tuganire. Ntaje gutwara umwanya, nabuze isaha ndayibonye. Aje no kunyongorera ntacyo bitwaye kugira ngo nkoreshe isaha. Mbana n'umugabo, nyirarume w'uyu mugabo wicaye aha, ntaza arenza umunota, nta kereza, ntiyica gahunda. Uyishe abe niyo wavuze ibintu bingana gute akwita umupagani. Ni ukuvuga ngo nuko tubayeho. Mara imyaka 6 nawe sindabona kererwa, ntarica gahunda n'umunsi n'umwe, ntarabesha, ntarakabya. Ni ukuvuga ngo abaye mu buzima bwose buraho. Rero utangira kubwiriza ukareba isaha kugira ngo utaja kumukwaza aho yicaye hariya, kandi iyo umukwajije uzurangiza kubwiriza akabwira ngo nasanze uri umushenzi. Ntatinya kubikubwira uko waba ungana kose. Ndashima Imana ko nabyo yabinyigishije.
rero muze kumfasha mumbwira igihe kugira ngo nze kubikora neza ntaje kwica gahunda. Ntabwo bimbangamira, murabona iyo umuntu yarengeje umwanya bakamubwira asa nkaho agize ikibazo. Okay. Murakoze cyane. Reka dusome ibyanditswe. Zaburi ya 84 n'umurongo umenyerewe cyane. Sinzi impamvu nari nateguye inyigisho zisa nkaho ari ndende zo gukura, kubera ko mfite iminsi kandi byari bitangaje kuvuga ngo mbigishe gukura. Mbona abarimu b'imyaka myinshi bamaze iminsi mu itorero, ariko nongere mbigishe gukura, ariko Imana yaje kubimpindurira sinamenye impamvu yabyo. Tuganire iki? Imana ni nk'umugisha nkazaza nitonze kuko zari inyigisho ndende. Nagiye muri Kongo urugenzi twari kumwe n'uyu mugabo, hanyuma tuba mu giterane. Haba ibiterane bibiri, kimwe kibera hakurya hariya, ikindi kibera hakuno. Kimwe baradupingaho, ikindi baratwemera. Hanyuma tugeze umunsi wa gatanu, badupinze kuwa kane, bankururamo ati wowe uzatubera umuvugabutumwa hano kuwa gatanu, ariko kuwa kane bampinze hamwe n'abacu twese twari kumwe. Noneho kuwa gatanu sigara ndi umuvugabutumwa, naje kubyongorera bamwe twari kumwe, bambaza ese ko twakuvuze kuwa gatanu kuwa gatandatu, ariko mbona kudakura mu buzima bwo mu mwuka, kandi ari abantu bandeze navukiye aho. Mbabajwe nuko abo nagombaga kwigiraho ubuzima bwo gukura, kuba tugeze ku rugero rwiza rwa Kristo, ariko nsanga turi hasi mu buryo butangaje. Rero ntibikintera ubwoba kwigisha gukura, kuko nasanze byashoboka ko umuntu yakura uruhande rumwe agasiga urundi, cyangwa agatekereza ko yakuze kandi ntaharaje. Icyo gihe nagize umubabaro n'injo bampagurukije kuwa gatanu, nababaje imyaka bamaze, barambwira ati hano twebwe itorero rimaze imyaka 62, atari ko muri Kongo rimaze imyaka 92 ritangiye. Ubwo muraryumva ari itorero rya Sepak. Hari umukutano wabo bagira ngo ni bagira izina ryawo, niwo bahuriramo bose bitanyaruka. Iryo niyo zina ryawo. Hanyuma mbabajije ntangazwa n'ukuntu umuntu yomara imyaka 62 mu itorero akaba agifite imitekerereze nabonye muri utwo duce dutandukanye. Jambo rya kabiri, sinatangajwe n'ico gusa, natangajwe n'imirimo ikorerwa aho itandukanye. Mu bantu bamaze imyaka 62 mu gakiza, bagitekereza uko, bagikora uko, bakigenda uko, bameze. Sinshatse kuvuga ibi kuko sibo ndi kuvugana nabo, ariko ntekereza ko dufite bimwe mu byo twakuye hariya turabizana, n'ibindi nabo byagiye bivukira aha, dukomeza kubikora bitari bidukwiriye. Ikindi ntekereza Imana nimfasha nzaganira namwe kuvuga butumwa namenye vuba mu myaka 6 ishize. Sinari ndizi imyaka tumaranye myinshi abo twari tuziranye, ariko imyaka 6 ishize Imana yongeye kunyereka ko hari urwego tutaramenya kuvuga butumwa. Ibi byose tuvuga, ibi dukora, natangajwe na ubushize najyanye n'umugabo umwe Norvege witwa Suvenung, anjana ahantu mu gace ka Ethiopia. Tuvuza umuntu ngo Yesu uzi Yesu, aratubwira ati nta Yesu uzi. Umugabo bari bicaranye aravuga ngo ndamuzi. Turamubaza ati se uwo mumenye gute? Ati n'umugabo ucuruza amakara hano haruguru. Ndababara, kandi aho ni hafi y'ahantu amakanisa menshi. Uvuye Addis Abeba nsikure wagenda n'imodoka, amakanisa aruzuye, donc amatorero ni menshi aho, ariko mu metero nkeya aho abagabo bita Yesu ko ari umugabo ucuruza amakara. Ntahambabaye iyo mbona twinezeza tumerewe neza mu gakiza, tuvuga ko twakuze. Bimwe mu byo nabonye muri Kongo, burya ba bantu twita abapagani, nuko iyo abantu babaye mu kiziba kidakura baza bageraho kigatobwa, hanyuma tugashakamo abapagani hagati muri twebwe. Urabizi ikiziba iyo kidatemba kigomba kugira imisundwe mo hagati, kigomba ubuzima bwose bw'itorero budatekereza kuja hanze. Mugomba kugeraho bamwe bitwa abapagani, muzogeraho noneho abapasiteri bamwe bitwa abapagani, abakristo bamwe bakitwa muturanye hano, kubera ko ntimurabona abapagani. Umugabo umwe Mikebanye nasanze yanjanye ahantu, arambwira ati nabonye umuturika hano mu gace ka Somaliland. Arambwira ati nigeze mbona umuturika nkirwa shima Imana.
muzi umuntu uko muturi kandi tumutekereza ko ari umuntu uri kure, ariko umusanze nk'aho hantu uba wabonye umukozi w'Imana ufatanya kubera ko gusa yemera Yesu Kristo umwami n'umukiza we. Ndekereza ko mu mpamvu zituma bimwe mbona mu matorero atandukanye hano nuko twabuze abapagani. Umunsi tuzabona abapagani abadutekereza ko ari ikibazo azaba ari abakristo beza. Reka mbireke kuko sibyo nari natekereje ko tubiganiraho, ariko umwuka mpinduriye ngeze hano. Dusome iyo Zaburi. Ndi muri rwa rurimi wacu yavuze naho ruri mu kumugora, naje nigo nkomeza guhangana nabo kubera ko nigo nkoresha nabuze indi option, hanyuma bituma nkoresha Icongereza. Muramfasha gusoma mu Kinyarwanda. Dusome Zaburi 84 igice cya 5 n'icya 6 n'icya 7 naho, hanyuma tuze kuganira icyo Imana dushize ku mutima. Hahirwa baba mu nzu yawe, babasha gushima ubudasiba. Hahirwa umuntu ugufiteho imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Kivuga uraza kumva gisa nico usanzwe wumva, ariko sinamenye impamvu nice ahantu nahinduriwe ibyo nagomba kwigisha kugira ngo nganire kuri iki cyanditswe kubw'impamvu z'Imana. Nigeze ntumiga umunsi umwe muri EPR, umugabo arambwira ati ugenda utegura inyigisho, ati kandi inyigisho utegura uzishiremo ubwenge bwinshi, kuko abagabo turi kumwe si abanyamwuka, ati kuko bakoresha umutwe kurusha gukoresha umutima. No, urumva naje nagomba gukoresha umutwe mu buryo bushoboka, ngatekereza, ngasoma, nkagerageza kwadafta inyigisho ku mitwe y'abantu bambwiye. Yari yambwiye ko ari abagabo bize ariko nta mwuka. No, ndabikora, hanyuma ndaruha. Nawe bakubwiye gushoza ndategura ubwenge mbona burashize. Hanyuma ndasenga. Mbwiye nasenga, umwuka anyongorera ikintu gitangaje, arambwira ngo wakoze umurimo utari wawe. Arambwira ngo wakoze umurimo w'umwuka wera. Umwuka ni uzumenya inyigisho zikwiriye ubuzima bw'abantu. None we wakoze, donc wigize byose, kurategura ukadafta enseignement ku buzima bw'abantu, ariko ntago byari ibyawe. Terura icanditswe umwuka guhaye, hanyuma aramenya uko avugana n'abantu. Haleluya. Ikindi naje gusanga iyo nakoresheje umutwe nza mvugana n'imitwe y'abantu. Iteka ryose iminsi mike nigishije, iyo nakoresheje umutwe nganira n'imitwe y'abantu, ariko Imana ikoresheje umutima mvugana n'imitima y'abantu, kuko iteka ryose abantu bumvisha icyo uvugishije. Nahoraga nibaza ku nyigisho za Yesu, natangiye kubwiriza, nta kundi singisubira inyuma. Imana icubero, haleluya. Nahoraga nibaza ku nyigisho za Yesu zose, ngasanga nta gikomeye kuri kirimo. Uko nazisomaga nkumva siroroheje. Kavuga ati se niki cyatumye abantu batangazwa n'uyu mugabo? Kumva bari mu bakomeye nka Nikodemu 70, mu bari bakomeye muri ico gihe, yari mu bambere batoranwaga, bakaza bakavuga ngo mwigisha mwiza, bagatangazwa no. Ariko nasoma ngasanga karavuga ngo ubwami bw'Imana ngo bumeze nk'umuntu wari ugiye kuzinduka, hanyuma ngo afata taranto ze, umwe amuha 5, undi amuha 2, undi amuha 1. Ahantu ni ikihe cigishwa cyari cyarateye abantu ubwoba mu gihugu? Usome utangazwe n'ibintu bye byose, urasanga nta kintu gikomeye. Dutuhere muri Matayo, usome ukomeze mu nyigisho za Yesu Kristo. Nta buhanga kizo ndi mukumva n'abagabo benshi muri iki gihe, zirimo filozofi nyinshi. No, umwuka aza kumbwira ikintu,
aza kumbwira ko Yesu ntiyavuganaga n'imitwe, yavuganaga n'umutima. Icya kabiri, ntiyatangaga ubwenge, yatangaga ubuzima. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyo twigisha, twirinde tutaja gutanga imitwe cyangwa ubwenge, dutanga ubuzima. Kandi ubuzima si cyo tuvuze, ahubwo nicyo turico. Abantu ntibatsindwa n'inyigisho twigisha, batsindwa n'ubuzima buhagaze imbere yabo. Imana icubero. Haleluya. Iyo wigisha, iyo witonda, Imana ibanza igira ahantu ikukora. Hanyuma nuza kuvuga, nushaka ntumenye kubivuga cyane, ariko uvuga uko umeze. Abantu barafashwa cyane kandi ntibahindurwa nuko wigishe, ahubwo bahindurwa n'ubuzima bwa Kristo bugera kuri bo. Igihe cyose nateguye inyigisho zikoresheje umutwe, natasha abantu bavuga ngo yavuze inyigisho zimwe ubwenge, ariko nta ubuzima bwabo budafashijwe kandi budahindutse. Ikindi gihe cyose nateguye naganira n'imitwe y'abantu kenshi, ariko sanga imitima yabo iba kure y'icyigisho twakoze. Ikindi nasanze ari nacyo dukomeza kuza kuvuga hano, nasanze mbwira abantu kugerageza kugira icyo bakora, ariko sinababwira icyo bagerageza kuba. Burya umutwe w'umuntu woguha amategeko n'amabwiriza yo kugerageza kuba ikintu runaka, ariko umutima w'umuntu uza wihutiraho kuguhindura ikindi kintu. Haleluya. Yesu inyigisho ze zose zari zoroheje, ariko zari zifite ubuzima. Nta bwenge bwinshi bwari burimo, ariko zari zuzuye ubuzima bw'Imana. Ni nayo mpamvu isi yose yamukurikiraga, igatangazwa n'ukuntu yigisha, igatangazwa n'ukuntu abantu bamukurikiye, igatangazwa n'ukuntu inyigisho ze ziri mu rwego rwo hejuru. Uyu munsi natekereje ko tuganira inzira zo mu mitima. Hanyuma ndatekereza ko ari cyo tuza gusorezaho, nta kindi, nicyo nahawe ngeze ahantu. Abantu bose tubana, abo tuzi n'abo tutazi, ababicaye aha, abakomeye n'aboroheje, abize n'abatarize, abagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu, isi yose ituye za miliyari zigera kuri 7, bose bari mu rugendo. Nta muntu n'umwe ababizi ko bari mu rugendo n'abatabizi, nta n'umwe utari mu rugendo. Kutwicaranya uhereye hari inyuma ukagera hano imbere, twese ababitekerezaho n'abatabitekerezaho, ababiha umwanya n'abatabiha umwanya, nagira ngo mbibutse ko twese tuba mu rugendo. Haleluya. Kandi urugendo rurangwa n'inzira. Urugendo rwose ni ukuvuga ngo ruba determine n'inzira. Nta muntu wagiye adafite umuhanda afashe, ntaho wageze udafite ahantu unyuze. Ikintu cyose wagezeho kigira inzira yacu kikugezaho. Ubuzima bw'umuntu nabwo Imana yabushize mu muhanda, ibuha inzira bugomba kuba bucamo. Gusa ntabwo tuzitekereza. Imana ishimwe. Tugaragaza gutekereza ku nzira tubona mu buzima hano hanze, ariko inzira y'umuntu ntiba hanze yiwe. Inzira y'umuntu iba mu mutima. Ari nayo tuza gutsindaho, kuko abantu benshi twagerageje kubabwira gukora, tugerageza kubarangira inzira, ariko inzira tubaha hano inyuma zizo ziba mu mitima yabo. Nabonye benshi tubahindura, tubakura muri sosiyete, tubakura mu kabare, tubazana mu itorero, ariko baza mu itorero inzira yo mu mutima idahindutse. Icyo bahinduye gusa, twabahindura inzira sosiyete bari basanzwe babamo, hanyuma tubazana mu yindi nzira. Abandi nabonye tubaha icyerekezo cyo kubabwira gusenga ku cyumweru, no kuwa kabiri, no kuwa gatatu, no kuwa kane, ariko iyo ni inzira imwe itandukanye yaho inyuma. Inzira yo mu mutima itandukana n'inzira dukora buri munsi wa none. Imana icubero. Haleluya. Inzira yo mu mutima ntigira ku cyumweru, ntigira kuwa kabiri, ntigira kuwa gatatu. Inzira yo mu mutima ni umuhanda w'ubuzima. Ni umuhanda w'ubuzima bwa buri munsi. Ni umuhanda utuyemo, uraranamo nawo, uzukanamo nawo, uturanye nawo, ugendana nawo. Haleluya. Kandi iyo nizigaragaza aho tuje. Abantu ntibajya aho tubabona berekeye, abantu baganaho imitima yabo igana. Ntabwo umuhanda ndimo suko mumbona ngo niyo abantu benshi bazabambwe ngo nagiye mwivuga butumwa muri mission. Ntabwo umuhanda ndimo suwo kuja muri mission. Umuhanda ndimo n'umutima wanje ufite kugeza uyu munota. Umuhanda tubamwo suwo kubwitwa umukozi runaka, suwo kuza gusenga ku cyumweru. Umuhanda tubamwo ni umuhanda wo mu mutima, ni utugaragaza aho twerekeye. Kandi amaherezo
umuntu azasoreza aho umuhanda wo mu mutima werekeye. Banshimye. Amaherezo finalite y'umuhanda wose yakwereka ko afite icyerekezo gitangaje, yakwereka ko yahinduye, yageze kure, ariko amaherezo y'inzira aganaho umutima waganaga. Imana icubahiro, haleluya. Rero ndagira ngo Imana ize kudufasha, bivuge mu buryo bworoheje, ariko imitima yumve, hanyuma duhindure hano mu mitima. Simbahindurira kuza muri well salvation, simbahindurira kuza ahandi hatandukanye, ariko ndahindurira nzira mu mutima. Dufate icyemezo gisha tuhahindure. Tuzaduhurira hano atarugurira mu kibanza cyo gusenga, duhurire mu kibanza cy'imihanda yo mu mitima ihindutse. Sinamenye impamvu byajemo gutyo nicaye ahantu rero, ariko ndatekereza ko ari cyo Imana ishaka gukora. Ndagira ngo mpagurutse abantu bakeya kandi bamumenyereye muri aba. Siko abantu ntabazi. Nkomezi na Ngoga. Musa. Umwe agiye kwerekera, urerekera, ariko umutima uri hariya. Ndaza kukwereka aho umubiri werekeye naho umutima w'umuntu uri. Hanyuma kanisa ryanyu ko ribaye ritora, Nkomezi uraca nawe nushaka umutima ugaruka. Nabonye abantu bafata icyerekezo gikomeye cy'ubuzima kandi giteye abandi ubwoba. Nabonye abantu bahindura, bakwereka umuhanda bafashe ukagutangaza, ariko amaherezo umutima we utuye hariya. Reka mbite izina aha, nidushaka reka hambite mu busambanyi, ndahita mu bujura, ndi muri bo, ariko ndavuga aho imitima ishobora kubiri. Ndaza guhindura tuze kuvuga imitima igana Siyoni. Aha tuhite n'umujura, ariko umuhanda afashe nta sinya nimwe, nta cyerekezo nimwe ugaragaza ko yerekera hariya hantu, ariko umutima ni hariya nihuba. Nubwo mu mutwe we no mu cyerekezo isi ibona yerekera Siyoni. Tuvuze ko imihanda barimo iragana Siyoni, ariko iraha inyuma. Komeza Ngoga, nawe ukomezwe mugende gahoro. Ubuzima bw'uyu muntu ntabwo bwerekera hariya, niyo umubiri we ugaragaza ko afite icyerekezo gikomeye cy'ubuzima. Ubuzima bw'umuntu ntiburangwa n'umuhanda tubona hano inyuma ahagazemo, ntiburangwa n'aho ahagaze ku munsi wa none tumurebye yicaye hariya, burangwa n'aho umutima we utuye. Uyu muntu amaherezo ye ntabwo azagera hariya. Amaherezo yo agende bitinde bitebuke, tuzomusanga ari ahantu. Nashaka dutere ubwoba hano muri iyi nzira, nashaka hanure, nashaka akora ibitangaza, ahabwa impano zose, amaherezo y'uyu muntu tuzoyasanga hari ahantu. Amaherezo y'ubuzima bwacu ntabwo ari aho imibiri yacu yerekeye. Amaherezo y'ubuzima bwacu ntabwo ari aho abantu batwita ko ariho dutuye. Ntimuzi ko dushaka abantu bagira icyo batwita ko? Dukeneye ko abantu batwita abakozi b'Imana batangaje, ndetse badukomera amashyi. Amaherezo yacu ntabwo ari icyo ivuga, naho umutima we werekera. Imana icubahiro, haleluya. Aho imitima yacu yerekeye niyo tuzisanga. Mukomeze mugende gahoro, hanyuma muze gusoreza ahantu twavuze. Imitima niyo iyoboye abantu bose bicaye ahantu, batitaye ku bwenge bafite. Nasanze umuntu ufite ubwenge, uwize amashuri atandukanye, nahuye nawe arantangaza, arambwira ngo narize, ufite amashuri menshi, ariko icyantangaje amasomo ufite mu mutwe ntazabasha kuyobora icyo nzanita ko ari cyiza ngo ari cyo nkora. Ngira ibintu byananiye mu buzima nananiwe gukora, kubera ko umutwe wanjye ufite ubwenge bwinshi. Ndi umuprofeseri w'imyaka 15 muri universite, ufite profesora ubundi ngatitira ubwayo, nabonye doktora mu myaka, mbwira imyaka myinshi, ariko arambwira ngo ayo makuru yose ntarigera hindura, izi ko gukizwa ari byiza, ariko sindashobora kubikora.
ko murumva ndamubwira ngo icyo utekereza igihindura amaherezo y'ubuzima bwawe ntabwo ari icyo wamenye mu mutwe, ni uguhindura inzira yo mu mutima. Haleluya. Aba bantu mugende gahoro, niyo bari gupfukama bagasenga bakavuga ngo wa Mana we ndakwingize sinisange hariya, bazisanga hariya as long as batarahindura inzira yo mu mutima. Aba niyo bakora iminsi 40 y'amasengesho ariko bagifite ya nzira yo mu mutima, kandi bavuga ngo Mana udufashe ntituzisange hariya mu bujura. Bazisanga mu bujura kubera ko inzira yo mu mutima ntigana. Ntiwobaza umuntu uri muri uvuye hano Kimironko yinjiye muri bisi igana muri ville, yarangiza akava mu ntebe agapfukama andi Mana ufashe sinisange muri ville. Ese uwo muntu kumurabona ko yisanga he? Kwicara munsi y'intebe yo muri bisi ikuganisha muri ville ugakora amasengesho menshi ntazahindura bisi kutagera muri ville. Niyo yofunga agafunga imyaka myinshi ariko tuba tumwitegereza tukabona bisi yicayemo kiragana muri bisi muri ville. Abe nubwo yateze amaboko hejuru akavuga kundi ni munsi kwa rukuntu tugerageza kugira ngo tube connected ku mwuka wera duse nk'abageze kure nta mahoro. Ariko ko ndabona aho wicaye nkabona na bisi gutwaye iragana muri ville. Icyo wakora cyose utarahindura ya bisi uzisangaho ya bisi gana. Nabonye duhindura ibintu byinshi kandi tumenya no kubikora neza. Tumenya gusengera mu mabisi ariko tutahinduye icyerekezo cya bisi tubamo. Tumenya gukora ibintu bitandukanye ariko tutahinduye icyerekezo cyaho dushaka kugana, aricyo cyerekezo cyo mu mutima. Uyu ni umuhanda ukomeye utwaye ubuzima bwa benshi. Uyu ni umuhanda uyoboye abagabo bakomeye, abantu bose bayobowe n'umuhanda wo mu mutima, ariko ntibawitayeho, ntibawutekerezaho, ntibashaka no kuwuhindura. Imana ishimwe. Aba bantu kugira ngo batazisanga aha ni uguhindura inzira yo mu mutima wabo, kugira ngo bazisanga aho baja ariko ntibagana aha, ni uko umutima wabo uhindura. Imana ishimwe. Haleluya. Umutima nuhindura icyerekezo nashaka zosenge buke, nashaka ubuzima bwe bwa buri munsi, nashaka azokora amafungo make, azobwira abantu gusa ngo umuhanda mfashe uranganisha Siyoni. Twagerageje gufata iby'Imana tubihindura imirimo yo gukora. Abantu baragira ngo turagera mu ijuru ngo kubera ko twamenye gusenga amafungo y'iminsi 40. Sibyo. Abantu baravuga ngo turabakristo bagana mu ijuru kubera ko twasomye Bibiliya turayirangiza kuva ku gice cya mbere kugeza ku cya nyuma. Sibyo. Haleluya. Biriziva ngo n'umuhanda nyabagendwa ngo abagenzi ngo nubwo bo babaswa gusa bagapfa kuba barahinduye icyerekezo cyo mu mutima ngo ntibashobora kwiyoba. Ni inzira itagoye, tisaba filozofi nyinshi, ni inzira gusaba kuhindura icyemezo cyo mu mutima hanyuma ukisanga aho ugomba kuja. Imana icubero. Haleluya. Aba bantu hakenewe guhindura icyemezo cyo mu mutima hanyuma bakisangaho bifuza kuba bari. Ariko igihe umuhanda waho utarahinduka, ubuzima bwabo nubwo bazakora imirimo itangaje bazisanga ahantu. Usubire musomisha Imana bamugisha. Kubera impamvu rero twafashije abantu guhindura imirimo, twafashije itorero guhindura uburyo bwo gukora, twafashije abantu kwerekana ko ari abakristo beza, ariko ntitwabafasha kubabwira kudakora, ahubwo ngo tubigishe kugira icyo baba mu mitima yabo. Mu nyigisho za Yesu zantangaje, inyigisho ze zose ntabwo yigeze abwira abantu kugira icyo bakora. Muri Yohana ibice 6:28 abafarisayo bari abahanga mu mirimo baramubwiye baramubwiye dukora iki kugira ngo turaga ubwami bw'Imana. Amenya icyo bavuze, azi ibo bazi ku bwami bw'Imana egal actions, umurimo. Agataba abantu turahabanye deja mu mitekerereze. Arababwira ngo is not about doing. Haleluya. Ntabwo ari ugukora, ahubwo ni ukugira ngo mwizere mugico muba. Yababwiye ijambo ryo kugira ngo mutangire muhindure mwizere.
Imana icubero. Haleluya. Kubera ko imirimo yari ishizwe imbere yabo, bari bazi ko umuntu asenze kangahe, umuntu akoze gutya, arabitegereza ngo yumve n'ibibazo byabo, asanga bafokasinze ku mirimo. Ntabwo ari cyo mukoze cyo tuma muraga ubwami, ahubwo icyo mubaye nicyo gituma muraga ubwami. Dufite abantu benshi twahinduriye ibyo bakora kugira ngo baraga ubwami bw'Imana, ariko ntitwabahindurira ibyo bakora kugira ngo barago ibyo baba byo kugira ngo babe ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Ku cyumweru byarantangaje, nari hano kuri Foursquare, ndimo nganira mu itorero, ndimo nganira kuri iri jambo Yesu yabwiraga abantu, ababwira ngo mwebwe muri umuco w'isi. Ntangazwa n'ukuntu Yesu yavuze, ntiyavuze ngo mwebwe mukore nk'umuco, mwebwe mugende nk'umuco. Yaravuze ngo mwebwe, you are the light of the world, mwebwe muri umuco w'isi. Aho ngaho harimo inshinga being, harimo inshinga kuba, ni uko babivuga burya, harimo verbe être. Ntabwo Yesu yakoreshaga amagambo yo gukora, yashakaga ko ubuzima bugira icyo buba. Ntabwo yashatse ko dukora iby'umuco, yashatse ko duhinduka umuco. Haleluya. Ariko twigishije abantu gukora imirimo isa nk'aho ari umuco. Twambara duzi ko nambaye agakositimu, nuko nari nzi ko nje kwa filime hano kwa pasteur, nje nambaye agashati. Ni imwe mu mirimo iyabanye twigishijwe kutagira icyo gukora kugira ngo tugaragaze ko turi abakozi b'Imana. Abandi nabo, hari umusore twabanaga yagaza nsetsa tugishizwa, akatubwira ngo dutwaye Bibiliya ntoya ngo izigaragaza nivuga agakiza kacu, atuzi utwara ya indi seruka hariya, ngo indi seruka hariya, kugira ngo abantu babone ko wakishije. Nukuvuga ngo nayo yari imwe muri condition twari dusaba kugira ngo tugaragaze ko dufite agakiza gahagije. Kubera ko ni ibintu byose by'idini byagiye bitubamo, kandi twabikora tukagira ngo none twageze kure. Wagize ngo nayitwaye ari ukugira ngo abantu bamenye ko nakijijwe, ikabiseruka hano na hari inyuma, hanyuma abantu bakavuga ati agamaze ko umukristo muzima, ubwo asigaye yitwaza Bibiliya ingana kuriya. Iyo ni imirimo yose twigishijwe. Imana ishimwe. Ubundi ubuzima ni bubiri. Ubuzima ni ukuba uri muri kamere cyangwa ukaba uri mu mwuka. Nta bundi buzi filozofi. Umuntu wa kamere gukora iby'umwuka, ubu muhaye ikidashoboka, ni equation impossible. Ntibishoboka ko iyo equation ikora ngo bizokunde. Uyu muntu ni uwa kamere hano mu mutima, ariko hano mu mutwe bamwigisha gukora imirimo y'umwuka. Kandi turabikora mu gitondo na nimugoroba, ko turahata abantu ngo imbuto z'umwuka ngo ni amahoro, imbuto z'umwuka ngo ni urukundo. Yarangiza akabifata uko ari 9 akazishira ku mutwe, tukamusomera iza kamera Bagalatiya 5:5-19, tukamubwira ngo iza kamera ziragaragara neza, hanyuma tukamubwira ngo wewe ndi where is ko umuntu biza bishoboka. Ntabwo wofata umuntu wa kamere ngo umuheze urutonde rw'imbuto z'umwuka ngo munyuma mu gitondo ngo abyuke yera imbuto z'umwuka, ntibishoboka. Icyakabiri, ntiwobwira umunyamwuka ngo umwingingire kwera imbuto z'umwuka. N'ubuzima Imana icyubahiro. Haleluya. Ubuzima bw'umuntu ntawutegeka icyo bwera icyo buhasi, bwera icyo butunze muri bwo, naho ibindi byose ni ukubesha abantu. Dufite abantu benshi bamaze iminsi mu matorero, uzutangira no kwigisha bakareba bakumva ko wakurikije ibyo batekereza ko ari byo, ariko mugati se hari ubuzima wumvaga mu ijambo bavugaga base ntaho bihuriye. Twakoze ibintu bitangaje, abantu twabimuye mu mitwe, hanyuma imitima yabo isigara ahandi. None ubu mu itorero pasiteri mu guhaguruka akababwira gukora. Ubushize naganiriye n'umukristo wanyu kumenya mutekerezega Oncle Dieudonné hariya, nongeye kuvuga n'umwe muri abo, ariko siwe. Aramubaje, ndamubaza ngo se yarambaje ngo se niki cyatumye uje muri mission, umwana ungana gutya warize nk'abandi, niki cyatumye utekereza kuja mu ivuga butumwa?
ndamubwira ati natekereje ko iminsi isigaje ngomba ko investire mu iteka kuko n'iby'agaciro gukora investment mu myaka y'ubutoya batangira ku investire imbaraga ubwenge n'ubushobozi n'umwanya nka investire muri eternity. Arandeba ntiyanyumva arambwira ngo ese ngo ntawo ku investire hano ku isi ngo abahaye investire no mu iteka ati byoshoboka ariko reka maze nkubaze ndamwate ufite imitungo ingahe ariko ndimugire umukeka ako nuwo muri ritorero ryano arambwira ati mfite amazu nkangahe mfite amazu yanje nkangahe hano i Kigali ambwira n'ibindi hanyuma ndamubaza ati se mu bwami hari iki mwiteka hari iki arambwira ati ntacyo twakoze fundraising muri Wales nantera nk'ibihumbi 100 200 ati nanje muri aba hata rimwe nigeze ntanga na 100 nkangahe abaye nkayisumbura ndamuga tugereranyije aho umutungo wawe mu ishuri w'ubuzima uri hehe donc ibyo wakoreye byose mu myaka yawe kandi yo kuvuga imyaka kuko murahita mumenya ko muziranye arambwira ati ufashe imitungo ufita ugafata n'imitungo wa investire mu iteka ne hari ati no ushatse kuvuga ngo ntangizo kandi ntiyari imwega ati ushatse kumubwira ngo ntangizo amagaro ndi bari bicaranye umushuti wiwe twari ahantu hano hafi nari mvuye nyine muri Kenya kandi aramubwira ngo ati yewe ati uyu mugabo ati yotuma umuntu aharibisha ati umuntu kuyotanga inzo abana bagasigara ku musozi kubera ko ubwenge twagize ntabwo bizoshoboka ko umuntu yainvestiraho umutima utaba kuzogeza umutima wimutse ukaba mu kibanza cyo tuma investira hano bibiri zivuga ngo aho umutima w'umuntu uri niho n'umutungo we kuga ko ndavugana n'abandi batari twavuganye kandi ntacyo yantwara turaziranye twagerageje kubwira abantu ku investira aho badatuye aho badategereje no kuja nta n'icerekezo cyaho bari kurya muze mukora fundraising mukabona abantu batashe gutyo kurabwira abantu ngo nimushore umutungo wanyu aho umutima wanyu utaba hanyuma intambara zikaba mugashaka abantu bazi gukoza amafaranga mukabatumira ntibishoboka iyo ni imirimo ko ndabereka ukuntu turushe tuvunise tuhadukurura abantu kubabwira ngo nimwere imbuto zitari zanyu nimukora ibitari ibyanyu ariko nitwe yabo twararusha turabihimba mutange murahabwa umugisha ntibobyumva kuzogeza neza avuze ngo fashe decision yo kuvuga ngo kiri ku isi gomba ku investire mu iteka muri uyu mwanya mugufi mfite ubuzima imyaka 70 cyangwa 80 ngomba kugira icyo nshobora mu iteka ryanje amaze kumenya icyo ndimuzovunika kuko azaba yamaze guhindura hano umutima uvuze ngo aho ngana ni hariya ngomba kwashora umutungo ese kunda cyari mucacigisho Imana wo mugisha nawe n'umudamu wampinduriye icerekezo yitwa Florence uwo mudamu nahuye nawe umuntu wampuje nawe yarambonye nanje abona ngifite imwe mu myumvire yo gukora ariko kandi nkiri na hahandi twahoze arambwira ati nzokujana uje kuganira n'umugabo n'umudamu n'umudokter muganire hanyuma azokubwira ashitse ndamubaza arambwira ati cyo shaka tuganira turaganira gushora umwanya wacu n'umutungo wacu mu iteka ngo amare ndamutegera arambwira ati ndi umudokter medecin nakoraga na Nairobi Hospital ndabaga niho nakoze imyaka yose arahazi se aho wari urushize niho twaragusuriye na hanyuze sanzo wa udahara ariko naje kureba rimwe gihe wari urwaye nasanze Jonas hanze wa Tanzania nawe yari yaje kwivuza ndibutse ko wari uhari arambwira ati aha Nairobi niho nabagaga bampembaga $5,000 ku minsi 30 niyo mafaranga nahembwaga ejo bundi hura n'umugabo nari ngiye kumubaga hanyuma wa mwanya wanje uwo mugabo nashaka namukoraga operation ariko mbere yo kumubaga ndamukunda yari umugabo uvuye mu cyaro
ubwo yabimbwiraga byari byaratambutse ariko yari kwambwira nyuko byamugendeye kugira ngo atangire gushora umwanya mu iteka. Ati uwo mugabo naramukunze nkimubona, maze kumubona ndamuganiriza ndamubwira ati data yapfuye mfite imyaka 16, none ubwo nkubonye ngiye kukuvurukire uhinduka umubyeyi wanje, nza ngutega amatwi nkwiteho nkurebe. N'ugiye c'amakonje abakenya baza basubira iwabo mu cyaro, giye ca holidays ngomba kuza nza nkaziyo nkaza gusura. Tsaba aramukunda kuko bari baganiriye ngo yumva arishimye. Hanyuma agiye kumubaga asanga wa mugabo nta kirengeje iminsi atadapfuye kuko yasanze yarangiritse cyane ubuzima bwe. Ati mubaze nsanga yarangiritse imbere mu buryo ntabwo byaba bikirengeje iminsi 3 uyu muntu agifite ubuzima. Atari gihe twaganiraga nabonaga ari muzima, kandi nawe yambwira ati ndababara ariko nta kibazo ndakira. Ati ndababara cyane, babazwa nuko uwo muntu amukunze. Hanyuma ndavuga ati reka mubwire atsezera abana bo mu cyaro ababwira uko bimeze. Arangije aramubwira ati ariko ari uburyo babivuga mu bwiza butari bwa buryo bwacu nyine. Amubwira ko iminsi ye isigaye ari mikeya igera nko muri 3 agomba kuba yabonye abana bakabasezera. Ngo amubwiye gutyo wa mugabo arabyuka ngo araseka cyane, ngo abonaga ibyishimo bitangaje. France arambwira ati umutima urambwira ngo uyu mugabo ntapfa atambwiye ibanga kuva ntangiye kubaga Nairobi Hospital, kuva ntangiye kubona abantu bapfa ntawe ndabwira ngo usigaje iminsi 3 ngo hanyuma aseke, kandi yizanye wenyine nta murwaza. Urumva yari umuntu ufite ubuzima. Ati uyu mugabo arambwira ibanga ritumye aseka mubwiye ngo usigaje iminsi 3. Aramubaza aramubwira ati mbabara naragukunze, wambere umubyeyi nifuzaga umbwira ibanga rya gusekeje. Arasora aramubwira ngo nawe kwira ngo ndikubwire usubire muri ya magambo wavuze. Nawe aravuga ngo ngiye kuyamubwira nk'utari umuganga, ndamubwira ukuri kose ndebe ko yikanga. Aramubwira ngo nakubwiye ngo ntukirengeje iminsi 3, donc gusiba ejo urabo wapfuye. Ngo amubwira arasubira araseka cyane, ngo aramubwira ngo mufate ukuboko ngo abyuke. Amufata ukuboko arabyuka ngo yishimye mu buryo butangaje, kandi ngo abone ibyishimo bye ngo si byo kwikora, ngo abona bivuye imbere. Havuga ngo uyu mugabo agomba kumbwira ibanga. Imana icubero, haleluya. Florence aramubaza ngo amubajije aramubwira ngo mva nkubwire natangaye, wambwiye ngo nyuma y'iminsi 3 ndabona umwami nkore y'imyaka 45. Nico chansekeje mushatse imyaka 45 y'ubuzima shaka kubana n'uwo mwami, none urambwiye ngo gusiba ejo ndaba ndi kumwe nawe. Nico kincangoze ku mutima kintera guseka. Ticakabye cyanteye ibyishimo. Urambwiye ngo 80% y'umutungo nagomba gutunga ku isi uraho hantu ngiye kuba mu mutungo wanje. Sinatunze ibikomeye ku isi kuko ibyo nagomba gutunga byose nabiyinvestira aho hantu mbwiye kugira ngo nzobe mu mutungo w'iteka. None naje ngiye kumukire nk'abandi kuko nta ibyo nari mfite byose nabishoye ahantu mbwiye ngo gusiba ejo ugiye kwicara mu mutungo wawe ubuzima. Imana icubero, haleluya. Florence abyumvise aravuga ngo ngiye gusezera ibitaro, mfata ikindi kintu nkora ariko nyinvestire mu iteka. Twahuye nawe ari umumissionnaire ariko ukomeye, Imana yamukoresha mu mitangaje, iranamuzamura mu n'ibindi. Ubwo twahuye yari yakoze commande y'indege yiwe, aravuga ngo ntabwo nari jaje iyi ndege ngo ayibone, arayitanga nayo ayitanga mu murimo w'Imana. Icyo nari mvuze niki, nari nkeneye kubabwira ikintu kivuga ngo uwo muntu ubuzima bw'umuntu aho buba niho n'umutima w'umuntu uburi. Ibyishimo by'uwo mugabo kwari ukubaho umutungo w'iwuri, ariko abandi muzi ukuntu dukeneye kuba ku isi mu buryo burambye, ariko twobaza nico dukora ku isi biratangaje. Ubushize nari mfite seminari iwacu ndimo nigisha ngo turaba ambasaderi b'ijuru mu Bakorinto ibice 5:10. None ndababaza se ambasaderi yatumwe yashika gatangira business ziwe bazaba bigenza gute? Aha Imana ishimwe arakoze bishop bazamutumisa. Aho muzamwemera ko twavuye mu ijuru turi ku isi twatumwe ijuru? Ni bande bavyemera? Asante Imana wo mugisha. Aho ni bande bemera ko ijuru ryo dutumiza umwanya gishakiye mu gihe tutakoze business yayo? Maromke nzoza ubutaha aricyo tusha kwiga
twige kugira ngo dukore business ijuru ridutuma gukora aricyo tugahanira. Abantu bose twanze gupfa, twanze no kuva ku isi, ariko nje dukora na business twatumwe gukora, kandi uwadutumye we arabizi ko twadeviye. Turi muri plan zindi. Twara abantu bagiye icizere tumwa ku isi ngo mubeho, musohoze impamvu zo kubaho, hanyuma dushike dutangira izindi za business. Amaduka hariya, amazu nkangaya hariya, utumodoka twacu tungahe, n'ibindi bintu bitandukanye akature batabana ba ambassadeur naratumye bakoze ama initiative yabo bageze muri yose. Saba arabo gutumizwa bakihuta bagasubirayo. Hanyuma ariko ibivuze uke n'ubona bafite ubwoba. Timuranga gusubiriyo mwavuye kandi mudakora ico mwatumwe. Insera mu mutima rero ikeneye guhinduka. Haleluya. Insera mu mutima nihinduka, insera mu mutima nigaragaza ico turico. Ivyanditswe biravuze ngo barahigwa. Haleluya. Abafite mu mitima inzira zigana Isiyoni. Ntabwo ari jo bivuze. Ijuru ravuze ngo nabanyamahigwe, ce sont des hommes prospérés, nabagabo babaye bahiriwe kubera ko bafite mu mitima inzira zigana Isiyoni. Byarandangaje duimana icubahiro. Haleluya. Ijuru rigira liste y'abanyamahigwe isi tagira, kuko ubwami bwe bugira amahame yabwo n'imitekerereze yabwo. Ijuru rivuga ngo urahiriwe, ijuru ndiriba ku rutonde rwabo. Ntabwo ndabona ku isi bavuga ngo urahirwa, kubera ko mu mutima wawe hari inzira igana Isiyoni. Bazavuga ngo n'umunyamahirwe wangu uko afite izo ngazi ngahe, uko ni kwisitekereza. Imana icoro. Haleluya. Nasomye Yesu disikuru yakoze ndende, soma muri Matayo igice cya 5. Byaranangaje niyo disikuru Yesu ndende. Yesu yavuze icya 5, avuga icya 6, avuga n'icya 7, yicaye ahantu hamwe gusa. Byandeye kubitekerezaho bituma nsoma icanditswe nitonze, bigena babwenga ibyanditswe bisa nkaho byoroheje, ariko byari bibitsemo ibanga rikomeye ry'ubwami. Abwira abantu ngo muri abanyamahirwe abakene mu mitima yabo, muri abanyamahirwe abashavura, muri abanyamahirwe nibabatuka. Mvuga ati ibintu uko bihabaye. Ese kuokora liste y'abantu bahiriwe, aba bantu twobasangamo. None Yesu ko atangiye disikuru ye ya mbere ikomeye, akavuze ngo aba bantu n'abanyamahirwe. Ntimuzi ukuntu abantu bari mu gutuka kwa musanga yarababaye yarashize. Uri umunyamahirwe niba batutse bakubeshera. Ubisome muri Matayo urabisanga ku 11. Urasanga aho umuntu ahirwa. Uramenye wege niba kurenganya, muzi abantu barenganijwe benshi. Urahirwa niba urenga. Haleluya. Abantu bahirwa mu bwami ntabwo isi ari itekereza. Aha rero hangaho nongere mpavuga ukuntu banishimye. Tuzaba duhiriwe nituba dufite mu mitima inzira zigana Isiyoni. Tuzaba turi abanyamahirwe, abantu babizi cyangwa batabizi, abantu bakumenye cyangwa batakumenye, abantu bagushize hejuru cyangwa ntibakagusuzugura. Uri umunyamahirwe utangaje. Uri umunyamahirwe niba mu mutima wawe ufite inzira zigana Isiyoni. Imana ishimwe. Barya dutekereza ko basuzuguritse, barya tubona basa nkaho ntacu barico, barya batageze kubikomeye mu buzima bw'umwisi. Ijuru rishobora kuba ari bitabanyamahirwe batangaje. Barya tubona ni nkaho ubuzima bwabo budasobanutse. Ijuru ryo barivuga ngo uri umunyamahirwe. N'inzira zo mu mutima zihinduka. Imana ishimwe. Tuzaba duhiriwe niba dufite mu mitima inzira zigana Isiyoni. Tuzaba turi abanyamahirwe nimba mu mitima yacu inzira zigana Isiyoni. Aba bantu Imana icubahiro. Haleluya. Tuzaba duhiriwe niba mu inzira zo mu mutima zihinduye. Uzaba uri umunyamahirwe. Inzira y'umutima ni determine ibyo dukora. Inzira y'umutima ni ituma imirimo dukora hano nyuma ariyo dukora. Kandi inzira y'umutima ni iha agaciro umurimo wacu. Abantu benshi barashaka ko imirimo yabo ihaga agaciro bikiwe mu mitwe yabo no mu bwenge bwabo nuko abantu babitekereza.
ntekereza ko inzira yo mu mutima niyo itanga agaciro. Ntekereza ko Yesu ntabwo azigera agenzura imirimo kubera ko twayikoze. Azareba icyaha kiduteye, azareba hariya muri ya nzira yatumye tugikora. Naho niho evaluation yose y'imirimo yiwiwe. Imana ishimwe. No kuvuga ngo valere zose z'ibyo dukora kuba twicaye hano ntabwo Imana itangajwe nuko twazi gusenga. Hari abazungu turi kumwe abo nazanye nabo nagomba kuzana bambwiye mu gitondo ngo bararusha ngo ntibaze turi ahantu rebero ngo twebwe ntitushe gusenga turarusha. Hari batsaba abantu yo bameze gute, ariko nyine ntibabyumvishe mu mutima. Ariko kubera ko twabwirije kuza gusenga ntangira kwibaza abagabo umuntu yose ku cyumweru gusenga ku cyumweru agaciro kacu si presence physique, agaciro gusenga ku cyumweru ni inzira yo mu mutima yakuzanye. Niba kitari mu mutima habe niyo waje ntabwo uragaragara, ntabwo waje. Imana ishimwe. Ikindi kwihuta k'ubuzima ntabwo kugaragazwa n'umuvuduko wagendeyemo, bigendera gusa no kuri muri direction ikwiriye. Kwihuta k'ubuzima ntabwo Imana ishimwe. Umukristo ukomeye wihuta cyane ntabwo ari wa wundi utugaragariza ko yageze ku ruhara mu kirere asimbuka, ni wa wundi wahinduye hano mu mutima. Uwo muntu nubwo yicaye hari acecetse, Imana kiramubona nk'umugenzi ukomeye kandi ufite urugendo rwihuta. Umunsi umwe nari ndi ahantu hariya kuri Simba nicaye, umugabo yanteye umutwaro utangaje. Twari twahuye n'uwo mugabo dukorana, arambwira ngo ati ko ndatekereza ukuntu ukiranuka koba style de vie, koba mode of life, donc koba ukiranuka kukaba ubuzima uburyo bwo kuba. Ntabwo abandi bageze kuri standard itangaje. Aho gukiranuka kuba mode de vie ni ukuvuga ngo simbitekerezaho, nta effort ngishiramo, ahubwo gukiranuka nibwo buzima bwaje. Kwa mare ndicara ahantu kuri Simba mbabaye, umwana umwe nyuraho yari umusore w'umukristo, arambaye ati se kubicara ahantu baza bicara abantu banyuze hanze bakakunyuraho. Arazamuka arambaye ko nabona utishimye. Ntabwo nishimye, nagumye gutekereza ejo gukiranuka sanga ndi kuri, kuko nawe n'umuntu warambwira ngo karashaka ukuntu karasenga Imana ngo gukiranuka guhinduke ubuzima. Sitafata abandi bafite ibyifuzo bitandukanye nuko twe dukora. Arangije ambwira ijambo ryanteye ibyishimo. Arambwira ati Charles ntubabare, ati kuko nuko gutekereza kwa utekereza, ati ni nko kuvuga ngo wakubwiye niba ageze Nyamirambo nawe ufashe imodoka uvuye Nyabugogo ugeze ahantu bita ukidirisha uzamuka, ati ko mwese muragana Nyamirambo. Ati gitangaje saha ageze, ati gitangaje n'umuhanda nawe urimo. Imana icubero, haleluya. Ntabwo twitaye kuba Kristo bakijejwe, dutangajwe naho imitima yabo itangiriye igeze. Ntutangazwe n'abantu batekereza ko bageze kure mu buzima, utangazwe n'umuhanda ufashe uhereye uyu munsi wa none cyangwa ejo. Iyo duhamagaye abihana, hari abaza batinya ngo maze imyaka muri Wales ngo si kuno tambuka ngo bakavuga ngo ntihagikizwa. Igitangaje si uko nguko, igitangaje gusa no gusubira mu muhanda Imana igusaba kuburimo, ariko kwihuta ku buzima. Imana ishimwe. Nagira ngo mbasabe duhindure inzira zo mu mitima, dufate icyemezo tuvuga ngo iyi nzira yo mu mutima imbamo ikibandi batambonaho, ikabantu batazi, ikabantu badatekereza, iki nico kigaragaza aho nerekeye. Kandi iki niyo finalite yanje. Amaherezo y'abantu turayicaranye. Donc abantu baza bakunda ngo tubavuge ngo umunsi yapfuye ngo tubonye amaherezo ye. Amaherezo yacu turayagendana, kuko amaherezo yacu ni inzira turimo uwo munsi wa none. Imana icubahiro, haleluya. Tubana n'abantu ariko tukabana tukishima, tukabana mu miryango bagakora imirimo itandukanye, ariko ntitwite ku maherezo tubabona naho. Abashaka guhindura amaherezo y'ubuzima bwabo, ureke duhindura aha hantu. Dufate icyemezo cy'umuhanda musha, umuhanda wo gukiranuka, kandi wa wundi abandi batabona. Muzi ukuntu twidefanda. Hari ubushize barambwiye hariya kwa Masenga ati ibyo bintu, ati ubu nyine hano basigaye batuka abakozi b'Imana, nawe ati bazonduke ariko ngomanire umuhanda. Muzi umutima Imana ishimwe. Ese ko bagututse baba gushizeho iherezo? Iherezo tuba turifite. Cyo turico mu iteka turakiryamanye, tubana naco mu gitondo na nimugoroba, turana naco tukabyukana naco. Imana ishimwe.
utegereza amaherezo wa munsi. Hari n'ibintu nza ngunda kubona twirukanga kuri Yesu, twiruka tubwira abantu bacu ngo ku munota wa nyuma ngo ntagira icyo avuga. Akareka iyo ni idini. Ni idini rikomeye kurya. Cyangwa ngo se ngo yaba yavuze ngo ari uko yaba yavuze so dushaka umuntu rero akavuga ngo yarabize ngo yasize abivuze. Icyo ntaco bimbwiye. Gifite icyo kimbwiye ni umuhanda yararimo wo mu mutima wiwe. Kuko yari afite iherezo rye. Ntabwo iherezo ryiwe yararigendanaga, yarituyemo. Bari gukenga n'Imana ya minota yanje yageze. Haleluya. Icyo duha ubwoko bwacu tukareka kwitwa bidini, tukareka gutera abantu ubwoba hano hanze.